muri ubwo buhamya bwe niho tubonera aho yavomaga imbaraga ze. Iki cya mbere tubona aravuga ngo ku bwanjye jyewe ibindi byose narabiretse narabihombye, ndashaka kumenya Kristo, ngo ndonye Kristo, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Urabona ukuntu atondeka amagambo, ubona umuntu ufite ikintu cyitwa ishyaka, passion yo kumenya Yesu. Buriya rero ikibazo kijya gikomera mu Kristo, ndashaka kuza kubasigiraho umwanya munini wo kubaza ibibazo, reka nkoresha iminota mikeya, komantere ndazigabanya. Ikibazo tujya tugira cy'abakristo, nta shyaka rya Yesu bagira, babaraho gusa, nta shyaka rya Yesu bagira. Buri ikintu nkundira abanyarwanda ba kera, iyo nsomye histoire y'u Rwanda, wabonaga abanyarwanda bafite ishyaka ry'igihugu n'umwami wabo. Ntimushobora kubyumva, nimuzagira umwanya wo gusoma histoire y'u Rwanda nibwo muzumva ukuntu abanyarwanda bakundaga igihugu. Iyo bagiraga igihe cyo gutanga abo bitaga abatabazi, nta mutabazi w'umuturage wabagaho. Muranyumva neza? Umutabazi yagombaga kuba umwe mu bana b'umwami. Aba prince, ibikomangoma nibyo byitangiraga igihugu, akajya mu kindi gihugu agiye gupfa, for the country and the king. Akagenda agapfa, igikomangoma. Naho twebwe muri kino gihe uko umuntu agenda azamuka aba umunyamugisha, urukundo rw'igihugu ruragabanuka. Hari abana naganirizagaho muri family ziryoshye zimeze neza, bambwira ati no twebwe ntabwo tuzakora hano, ko twabyaye ibigwari. Mwebwe baso bararushye, baruhira igihugu, none mwebwe inzozi zanyu no kuzajya kumangamanga mu bihugu by'abandi mutagizemo uruhare. Nta bicayemo bamwe rwose wabaha ibipapuro, mwagenda mukajya kumangamanga iyo ngiyo, mukajya mwirirwa muterura ibikarito mugira muti, ariko mwagiye. Pawulo rero yakundaga umwami we, yakundaga Yesu, akavuga ati ibindi byose mbibona nk'igihombo, gifite ishyaka ry'umwami wanjye. Ndashaka kumenya Yesu, ndashaka kubona Yesu. Hari ahantu agera muri urwandiko rw'Abagalatiya, kuko niho atangirira mu gice cya mbere, umurongo wa 21, aravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, no gupfa byambera inyungu. Murabitekereza? Ngo jyewe niba kubaho mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Meze murungabangabo, kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyuho naguma mu mubiri, nibyo binkwiriye. Pawulo avuga ati naguma mu mubiri nzanezerwa ko nzakomeza ngakorera Imana, kandi mpfuye nakwishima kurushaho. Benda kubabwira rero, iyo umuntu yatangiye gutekereza gutya, aba yarenze igaruriro. Hari abantu Satani areba akavuga ati okay, bariya mubareke bagende, barenze igaruriro, kuko niyo wamwica azapfa anezerewe. Pawulo icyamuhaga imbaraga cya mbere ni ukumenya umwami we, akamugira intego y'ubuzima bwe. Nimureba mu nzandiko za Pawulo zose, reka mbaho urundi rugero rumwe cyangwa ebyiri. Mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 20, aravuga ngo ubu ngubu ndiho ariko si jye uriho. Umva uko avuga, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Urumva umuntu ukubwira ati jyewe ubu ngubu ndiho ariko si jye uriho, ni Kristo uriho muri jye. Ibintu bya Pawulo byose byari Christ centered. Ubuzima bwe bwose akavuga ati niyo wanyica sinzamuvaho.
amen. Iyi rero ni isoko y'imbaraga ikomeye cyane, kandi umunsi tuzagira abakristo bameze batyo, bari focused, batumbiriye Yesu, bagendana na Yesu, muzabona abakristo bafite imbaraga. Nta bundi bintu dufite hano, ubu kristo dufite buriya bwa wongo bugenda bwacanga bugenda busenga ku cyumweru kwa mbere bukarara mu marogi busambana, abandi bakarara mu bubari basinda, buriya nta sense. Ibyo Pawulo avuga ati by'ubundi abandi babona nk'inyungu, njye mbibona nk'igihombo, nabisize inyuma yanjye ngo ndonye Kristo. Hari ahantu yandikiye Abefeso, reka bari ko ndangirizaho muri iyo ntego ya Pawulo yo kumenya Yesu. Mu Befeso igice cya mbere, iri sengesho ndarikunda cyane, murongo wa 16 w'igice cya mbere cy'Abefeso aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Ngo ibaha umwuka w'ubwenge no ngo bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. Aka ka 19 nkagakunda kurushaho, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Nkunda ya magambo. Pawulo ati ndabasengera ngo Imana ubahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo muyimenye, ngo muyimenye, murusheho kuyimenya. Amen. Icyo cyari icya mbere. Reka nihute nabwiye ko uyu munsi nshaka kubasigira umwanya munini kuruta ubusanzwe. Icya kabiri cyatumaga Pawulo agira imbaraga, gukorana n'umwuka wera, gukoreshwa n'umwuka wera. Muri iyi minsi muzumva mbigarukaho kenshi, buriya naje kugenzura ndeba aho intege nke z'itorero ziherereye, usanga abakristo benshi ibintu by'umwuka wera pe, niba tuzafata umwanya tugasubiramo tugafata nk'umwaka wose tukigisha ku mwuka wera, abantu bakageraho bakamenya uko bikora, byaranyobeye. Mwazangiriye inama tuzabigenze dute? Reka ndangize ndaza kuba hamukoreho komantere, kuko nureba muri Bibiliya Pawulo aravuga ati rero ugiye ubu ngubu nta kintu na kimwe nshaka kwirata uretse ibyo nakoreshejwe n'umwuka. Umva ukuntu abivuga mu Baroma igice cya 15, nimwe muri za passage nkunda cyane nayo. Muraza kumva ngenda bavuga ni hari ibintu nkunda, kuko hari ahantu nagiye nigira, hari ishuri nigiyemo kandi mbona birakora. Igice cya 15 umurongo wa 18 mu Baroma aravuga ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri iri ruko, kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Yesu ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibye bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Pawulo aravuga ati nta kindi gihe nshaka kwirata uretse ibyo nakoreshejwe n'umwuka wera. Muzabona ahantu Pawulo yandika, niba hari umuntu wanditse neza ku mwuka wera ubona koko yari yarabisobanukiwe. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto mu gice cya 2 avugamo igisingizo cy'umwuka wera rwose ukumva uranezerewe, akavuga ngo buriya ngo iby'amatwi atigeze yumva, iby'amaso atigeze abona, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, Imana yabihishiye abayikunda. Noneho agakomeza akatubwira ati rega buriya ninde ushobora kumenya ibyo undi atekereza, ati kereka umwuka we umurimo, atari ko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo kubw'umwuka wera uba muri twe. Rero ni ibanga rikomeye cyane rya Pawulo ryariri. Nta
nta muntu wanditse ku mwuka wera. Yesu yamuvuzeho kenshi, ariko Pawulo yamwanditseho cyane ndetse kuruta uburyo Yesu yamuvuzeho, kuko Yesu yatanze gusa, yateye inyota yo kuzura umwuka, ariko Pawulo aduha ibisobanuro. Niwe wanditse ku mbuto z'umwuka, niwe wanditse ku mbaraga z'umwuka, niwe wateragaho Kristo umwete wo kugendana n'umwuka. Iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa, kuko aravuga ngo izi mbaraga mu mbonana zatumye mvana ubutumwa bwiza i Yerusalemu nkabugeza i Roma, ni ukubera imbaraga z'umwuka zakoranaga nanjye. Niyo mpamvu mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 19 ageze muri Efeso yahasanze abigishwa bamwe, arabitegereza. Bashobora kuba bari Abangilikani, ku buryo Abangilikani tuzi kwigisha kwihana ibyaha pe. Ushaka abantu bigishijwe kwihana ibyaha, uzajye kuroba muri Angilikani uzahabasanga cyane cyane. Ariko Abangilikani ba kera, ubu ngubu bo nyine nabo babaye nk'abandi, ariko kera hari Abangilikani bihannye ibyaha, bari bazi kubivuga bagatanga n'ubuhamya. Ariko Pawulo arabitegereza aravuga ati ariko mwigeze muhabwa umwuka wera mukimara kwizera? Bati se hari n'umwuka wera? Ati reka da, ntabyo twumvise. Ati mwebwe ati byagenze bite? Ati twebwe twabatijwe umubatizo wo kwihana ibyaha wa Yohana, hanyuma ntimwuzura umwuka. Ati turabasubiramo. Ngo yasubiyemo arabanza arabigisha, arangije arongera arababatiza. Amaze kubabatiza barambikaho ibiganza, wuzura umwuka. Ngo mu myaka 2 gusa, ngo Aziya yose yari yumvise ubutumwa bwiza. Imbaraga z'umwuka nizo zituma itorero rigira imbaraga. Muzarebe ahantu hose Pawulo yigishaga, yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo kanyago, ngo atse impano ikurimo yake, ngo yandi waheshwejwe n'ibiganza by'abakuru, ngo twakurambikagaho ibiganza tukagusengera. Icyo rero ni ikintu tugomba gutekerezaho cyane, tukakigira kuri Pawulo natwe tukakigenderamo. Ihame rya gatatu ryamuteraga imbaraga, ibi yabyandikiye Timoteyo nanone muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Aramubwira ngo Timoteyo, ngo kuva mu buto bwawe ngo wamenyaga ibyanditswe byera ngo bishobora kuguhesha agakiza. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15. Aramubwira ngo reka mbibasomere nk'uko byanditse, ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Niyo mpamvu mubona Pawulo n'iki gihe yendaga gupfa muri iki gice cya Timoteyo, hariya muri iki gice cya 4 ku murongo, reka mbere ku wa 9 nibwo mubyumva neza. Murongo wa 9 w'icyo gice aravuga ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba, Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none ajya i Tesaloniki. Kreskenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalmatiya. Luka niwe wenyine turi kumwe n'uburi kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso. Nuza uzaza n'umwitero nasize i Tirowa kwa Karupo n'ibitabo, ariko cyane cyane uzaza n'ibyimbo. Yamaze kumubwira ati yewe bamaze kunshira urubanza, ntegereje umunsi wo kumanika nkapfa, atari kuzanzanira ibitabo, kuko ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Aracyasoma ijambo ry'Imana kandi ategereje umunsi wo gupfa. Abantu bamwana batubwiye batuzapfa ejo bundi, no gusenga ngira ngo yabyihorera akavuga ati Mana n'ubundi ntacyo nsengera, n'ubundi ndapfuye. Ariko Pawulo yaragisoma ijambo ry'Imana kandi abizi ko barangije kumucira urubanza. Yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere mu bice 4 aramubwira ati Timoteyo, niba ushaka kujya imbere ujye ugira umwete wo gusoma. Hanyuma dusezerana ko uyu munsi tuzakomeza tureba
ni iki cyarangaga Pawulo cyamuhaga imbaraga mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana cyangwa mu buryo bwo gukora nk'umukristo? Ndagira ngo mbanze mvuge kuri iki kintu. Bibiliya iteka ryose idutera umwete wo kwigira ku batubanjirije. Niyo mpamvu ubona aho kugira ngo bandike ibintu by'amahame n'amateori menshi, baduha ingero z'abantu babayeho. Gafata Pawulo, gafata Petero, gafata n'abandi, kandi bakabatwereka uko bari mu mbaraga zabo no mu ntege nke zabo. Ntabwo rya Bibiliya yo ijya ibirenzaho ngo uvuge ngo abakozi b'Imana ngo bari abantu b'ibitangaza ngo batagira intege nke. Buriya Bibiliya yuzuyemo abantu b'abanyantege nke benshi. Ubwoko bwose bw'intege nke uzashaka uzabusanga muri Bibiliya. Kandi ikintu kigutangaza, usange bamwe muri abo bantu Imana yarabakoreshaga. Isi Imana ifata umuntu nk'uyu nguyu ikajya kumukoresha. Igafata umuntu nka Dawidi ikavuga ngo nabonye Dawidi mwene Yesaya, ngo umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Mu mwanya mutoya ukabona ngo uyu Dawidi afashe umugore wa Uriya, aramusambanije, amuteye inda, agambaniye Uriya, aramwicishije, atwaye umugore we. Imana imutumye aramubwira ati ibyo wakoze nabirebaga. Imana ikavuga ngo uyu ni umuntu kuiteka ngo yishimira, ngo umeze nk'uko umutima we ushaka. Umugabo nk'uwo nguwo. Ugafata umuntu nka Pawulo, wenda byo turaza kubivugaho uyu munsi. Pawulo nta nubwo yageraga ingeso mbi nyinshi, ariko izo yafite zari zihagije. Sibyo? Hari igihe umuntu aba afite akantu kamwe konyine kakaba gahagije gusa kugira ngo abishye ubuzima. Pawulo mu mwete yagiraga, mu mbaraga yagiragamo n'intege nke, turaza kubibona. Ariko ikintu gituma Pawulo abigitangaza nuko yarazi intege nke ze, akanazimenya, akanazivuga. Burya ikica abantu benshi, intege nke zabo bazihindura imbaraga. Bamubwira ariko ufite amahura duhanda, ati ye niko meza, ariko mwagiye mumfata ukundi, mwebwe ntimufite izanyu. Oya, Pawulo we buriya na Dawidi wenda kuko nari namuvuzeho, kuko ndabizi hari abantu benshi ubu utari bubona umwanya wo gukosora ibyo wavuze. Hari abantu benshi bashobora kumva mbabwiye ngo Dawidi ngo Imana yavuze ko ari umuntu umeze nk'uwo yishimira, ngo kandi yasambanye n'umugore w'abandi. Ati ngo ntiwumva, ati nanjye nshobora gusambana Imana ikanyishimira. Rwose niba yarishimiye Dawidi wasambanye n'umugore akicisha umugabo, ko kijye bitanyishimira? Ntabwo ariko bimeze. Buri hantu Dawidi atandukaniye n'abandi bami. Reka mbahe urwo rugero nanarurangirizeho, kuko nari ndimo kubabwira yuko Bibiliya iduhamagarira iteka ryose kwigira ku batubanjirije. Umwami witwa Sawuli we nta nubwo yari yakoze ibintu nk'ibya Dawidi. Imana yaramubwiye ngo ugende ujye mu Bamaleki ubarimbure, n'inka zabo n'indogobe n'ihene n'intama byose, ntugire ibyo uzana. Ariko aragenda, agezeyo babona inka nziza n'intama nziza z'ibiduhagire, niko batubwira, z'inyamibwa. Arazirokora, ariko yongeraho n'akandi kantu, arokora n'umwami witwa Gagi w'Abamaleki, aramuzana. Noneho Samweli aje kumureba, aramubwira ati ariko kwambwiye ko wasohoje ibyo Imana yagutumye, izo ntama numva nuko kwabira kw'inka. Aramubwira ati sagize ngo nibyo, ati ubwo na Gagi namuzanye. Baba we, Samweli aramubwira ati ibyo bintu wakoze ntabwo wubashye ibyo Imana yakubwiye n'ibiki byose. Aramubwira ati tubyumve kimwe, nyubahisha imbere y'abantu banjye, ndi umwami, nyubahisha, nta kunsuzugura. Ntabwo tubona Sawuli yihana, oya, yihagazeho. Yewe Dawidi atangiye no kujya kumukorera, akajya amutera amacumu. Dawidi akamubwira ati rwose umpigira iki ko ntacyo nagutwaye? Akihana mu mwanya ati Dawidi we atundushije gukiranuka wakanyago, ati rwose mu mwanya muto yakongera akamuhiga. Bikubwira ngo nibyo yavugaga byabaga ari ukwiyerurutsa. Ariko Dawidi
yamaze gusambana na Batisheba, Imana ibwira umuhanuzi witwa Natani ngo genda undebere uriya mugabo, ngo umubwire ngo ibyo wakoze ntabwo byanejeje Uwiteka. Yabimubwiye bari bonyine, abanje no guca hirya aca imigani, arabisasira ati umuntu w'umukire yaraturanye n'umukene, ati umukene yari afite agatama kamwe undi afite ibitama byinshi, atabonye abashyitsi aragenda afata agatama k'uwo mukene aba ariko azimanira. Dawidi ati umuntu ukora nk'ibyo aragapfa, bati mumundangire ahubwo muhanire ijoro. Natani ati uwo muntu ni wowe ujya gutwara umugore wa Uriya? Muri Isirayeli ntihari abagore benshi? Imana ntiyari kuguha abandi? Turebe ibyaha wakoze. Ureba aho Dawidi atandukanira n'abandi. Babimubwiye bari bonyine, umuhanuzi abimubwiye ahinda umushitsi, yikubise hasi aririmba Zaburi 3, icyaha cyagishyira ku karubanda, bwira abantu ati naracumuye Mana umbabarire. Zaburi ya 51, mu byaha niho mama yansamiye, ndi umunyabyaha, unkureho inyama y'umuntu, unyeze untunganye, ariko umbabarire ntunkureho umwuka wawe. Aririmba Zaburi ya 32 tubwira uko yumvaga ameze icyo gihe cyose. Yari acecetse arimo guhisha, agenda atwikira ahisha ariko agahira mu nda. Aririmba ya 38 nayo ivuga kuri ibyo ngibyo, kwereka ngo uyu ni umwami utandukanye n'abandi. Bundi buri ikibazo tugira twese, abantu bakora ibyaha ariko ntibihana, kandi uko bazamuka mu ntera ntuzabona umuntu w'umuyobozi wemera intege nke ze, uzamenye yuko wabonye umuyobozi Imana yishimira. Kuko abayobozi bose niyo bakoze amakosa bashaka undi bayegekaho. Kugira ngo uzabone umuyobozi wemera amakosa yakubwira ati ibi bintu rwose nijye wabizambije, ubundi barakubwira ngo umuyobozi mwiza akora nka Yesu, yishyiraho ibyaha by'abayobora. Buriya njya nkunda abakoci bamwe na bamwe b'umupira. Hari umugabo nakundaga, ubu ngubu ntabwo agitoza ikipe yatozaga, witwa Jurgen Klopp. Iyo Liverpool yatsindwaga ntabwo nigeze numva na rimwe Jurgen Klopp ashakisha umukinnyi agerekaho gutsindwa kwabo. Yaravuga ati buriya nige watoje nabi, ngomba kuba napanze umukino nabi, ngomba ko hari ibyo ntitayeho ngo mbirebe, ikipe yakayikavaringa amakosa akabaye. Uwo ni umuyobozi. Naramukundaga cyane bo, sinavuga ngo ndamukunda kuko sinzi icyo atoza, yagiye mu bindi, ntabwo agitoza iyo kipe navugaga. Ariko wenda kugira ngo uzarebe nk'abatoza bamwe na bamwe abakunda imipira ariko nibo bari bubyumva ibyo ndimo kuvuga. Uri harimo bamwe batakaye batazi n'ibyo ari. Uzarebe umutoza witwa Mourinho, iyi kipe ya Mourinho yatsindwaga, kipe zose yatoje, Mourinho yagombaga kubona umukinnyi avuga ati uriya niwe watumye ikipe yacu itsindwa, ntabwo uyu munsi yakinnye ibyo namubwiye, akabigirika ku mukinnyi. Ariko Dawidi ibyaha bye yarabyemeye, arabyatura. Kandi mu bintu binezeza Imana nuko twemera yuko iyo twakoze ibyaha we own it, ukabyemera. Paulo rero ahangaho ahagira imbaraga cyane. Reka mbaha akagero kamwe kuko turaza kubirangirizaho. Petero yihakanye Yesu 3, sibyo? Kandi yanditse inzandiko 2. Nuzigera ubona ahantu Petero yandika akavuga ati mbene data mureba ubu ndi ikibwa nihakanye data buja 2, ntaho uzabibona. Arandika pe, ariko nta hantu ntamubona atanga ubuhamya bw'uko yihakanye shebuja. Na Yesu yaramukonfrontinze aramubwira ati ariko Petero tarya ngo urankunda kurusha abangaba. Burya icyo yashakaga nuko amubwira tumva mbabarira, narakwihakanye, ndimbwa, nagize ubwoba, ariko ndagukunda. Ariko Yesu kuko ari umunyembabazi yarabyirengagije, aravuga ati byari byose nguhamagara nari nzi icyo uri cyo, n'ububwa bwawe naguhamagaye ubufite. Ni nacyo yamubwiraga burya amuga ati uri Simoni mwene Yona, uzaba Kefa, uzakomera uve muri ibyo bintu byawe byo guhuzagurika no gukubita hirya no hino nk'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga. So reka rero uyu munsi turebe ibitekerezo bya Paulo kugukura nk'umukristo cyangwa kugukomera. Ushatse wakwandika ngo
urimo kwandika ku byuma ubuzima bwa Pawulo, ibanga ry'imbaraga ze, ibanga ry'imbaraga ze. Kuko Bibiliya iratubwira ngo mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Ni iki cyatumaga Pawulo agira imbaraga nk'izo twabonye? Mu bitabo 27 bigize isezerano rishya akandikamo 13, ndetse ushatse wakongeraho n'ibyakozwe n'intumwa, kuko igice kinini cy'ibyakozwe n'intumwa kivuga Pawulo. Izi mbaraga yazikuraga, ibanga rye ryari irihe? Nahoze mbabwira ibyo ngibyo by'abakinnyi b'umupira n'abakoci n'iki. Yewe nkunda kwitegereza abantu nkabigiraho, n'abapagani. Kera twiga sogonderi, padiri yigeze gusanga, yewe nize mu seminari, padiri yasanze ndimo gusoma igitabo cya Hitler cyitwa Mein Kampf, Nkonkomba, intambara yanjye. Arambwira ati urimo urasoma Mein Kampf? Uyu muntu w'umutindi wononnye isi akagira uti urasoma iki? Ndavuga ndashaka kumenya ukuntu umuntu ava mu bumayibobo akageza ahantu ategeka igihugu gikomeye nk'Ubudage. Ko ningira amatsiko, uyu muntu yabigenje ati? Ibanga rye ni irihe? Hanyuma ukagenda wigira ku batubanjirije, na Bibiliya niko itubwira. Ibi rero ndagira ngo mubimenye, tureba amahame. Ndagira ngo mvuge akantu gatoya kuri ibi by'amahame, kuko buriya amahame niyo aduha imbaraga. Kera twiga imibare, twajyaga twigana n'abana bamwe batazi kwiga, akaza akakubwira ati ndagira ngo tuzigane imibare nk'iyo twabaga dufite ikizamini, tukagenda tugafata amakaye tukajya ahantu tukicara. Twe twagiraga n'ibitabo mu seminari baduhaga ibintu byose, ugafata igitabo ugakora amaforumire, ibintu byose turimo kwiga ukabikora bakureba, tukajya ku kibaho mu ishuri ukabikora, abandi bicaye barimo kwandukura, bakibwira ngo barimo bariga. Mwazajya mu kizami bakavayo bavuga ko byabananiye. Kubera iki? Bari barimo kureba uko wowe wiga, batarimo kwiga. Kuko ko wabonye umuntu arimo gukora amahurizo ku kibaho, ntabwo bivuga ko wize kuyakora. Ndibuka twigeze no gutongana n'umwana umwe bansabye ngo njye kubigira, ndabwira ariko ubu ngubu ntabwo murimo kwiga, ubu ni jye urimo kwiga, ndimo ndasubiramo, mwebwe mwicaye mundebera, mwabaye abafana murareba uko nkina. Reka mbere iki, mwebwe reka njye baha ibibazo mubikore, mubwira aho bikunanirira, nkwereke uko uhava. Batoya bati wowe gusa ukora turareba. Sawa, nticyavuyemo mushobora kukibwira. Imibare narayitsindaga, uwo kibonera yo basanzwe babona. Natwe burya mu Bukristo bwacu ikintu kitwica, mpagarara hano nkaba umukinnyi, mwebwe mukaba abafana, mugakoma. Hariho n'abapasitori bamwe rwose babigize umuco, bati yakwigisha nyine yamubona bimaze gushyuha ati mushyiremo amashyi. Ariko ni bande bakoma amashyi? Wari ubona abakinnyi bakoma amashyi, bakoma amashyi abafana, mukaba abafana, jyewe nkaki. Wari wabona umufana watsinze igitego aba yageze mu kibuga se? N'ibindi rero ndagira ngo twihute, nibura muzagerageze mwe mwavamo abakinnyi mukagira imana. Ibintu byo kuba abafana mukareba aho abapasitori bakina, mwebwe mwicaye aho ngaho, fata amahame yo muri Bibiliya uyagarure mu buzima bwawe, urebe ngo uzavamo umukristo w'imbaraga. Wigire kuri Pawulo aho yari afite imbaraga, urebe uko ingeso ze yazigenzaga, nawe ujye ubigenza utyo. Amen. Uyu munsi turareba amahame 6 yahaga imbaraga ubuzima bwa Pawulo. Turifashisha urwandiko yandikiye Abafilipi, ariko kubera yuko iyo urimo kwiga imico y'umuntu wanditse ibintu byinshi, ntabwo urwandiko rumwe ruhagije kugira ngo ubibone neza. Turaza kugenda tuva hamwe tujya ahandi, tuva hamwe tujya ahandi. Ariko reka tubanze dusome, kuko turi muri Bible study, tubanze dusome Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi
turasoma mu gice cya 3. Ndahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo ibisigaye bene data mwishimire mu mwami Yesu. Abafilipi 3. Kubandikira ibyo nigeze kubandikira ubundi ntibindambira kandi namwe bagirira akamaro. Mwirinde zambwa, mwirinde inkozi z'ibibi, mwirinde n'abakewa gukeba kubi, kuko twebwe turabakebwe gukebwa kwiza, abasenga mu buryo bw'umwuka w'Imana, tukishimira Kristo Yesu, ntitwiringire iby'umubiri, nubwo jyeweho nabasha kubyiringira. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi wo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi wo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku buryo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Iyo ni introduction ya Paulo. Urumva na bya bindi nababwiraga, n'ingeso ze n'ibyaha bye ntatinya kubivuga, akavuga ati jyewe rwose ndi umuheburayo w'Abaheburayo, simvanze, ndetse ikimenyimenyi ndi wo mu muryango wa Benyamini, nitwe twatanze umwami wa mbere wa Isirayeli. Nakebwe ku munsi wa 8, ngo wari umuhango w'Abayuda kwereka ko yari umuyuda koko atavangiye. Ati no kwiga nize mu ishuri ry'Abafarisayo ku birenge bya Gamaliyeli, ndetse mu Bafarisayo nari mubi imbere, ndi inyangamugayo gusohoza imihango y'idini. Ati n'itorero naritotezaga. Urumva avuze ibyiza byose yakoze, ariko yongeraho ako ngako muzitegereze, nta nubwo Paulo yajyaga agasimbuka. Kabata ariko nubwo mu ndeba kera nari ikibuga, natoteje itorero ry'Imana, nari umugome, nishe n'umuntu. Hari aho bivuga, aho twasomye ubushize mu byakozwe n'intumwa 26, igihe bicaga Stefano ni wari ubahagarikiye. Ati nshima ko yicwa, atari ku mwami Yesu arambonekera. Amen. Hanyuma umva icyamuhaga imbaraga, aravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo, mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugira aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Haleluya. Iyi texte irimo ibintu byinshi bitwereka imiterere ya Paulo, ariko reka mfate bimwe hano. Ikintu nkundira Paulo, iteka ryose akunda kwandika atanga ubuhamya bwe. Muri ubwo buhamya bwe niho tubonera aho yavomaga imbaraga ze. Iki cyambere tubona, aravuga ngo ku bwanjye jyewe ibindi byose narabiretse, narabihombye, ndashaka kumenya Kristo, ngo ndonye Kristo, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Urabona ukuntu atondeka amagambo. Ubona umuntu ufite ikintu cyitwa ishyaka, passion yo kumenya Yesu. Buriya rero ikibazo kijya gikomera mu wa Kristo, ndashaka kuza kubasigira umwanya munini wo kubaza ibibazo. Reka nkoresha iminota mikeya, komantere ndazigabanya. Ikibazo tujya tugira cy'Abakristo, nta shyaka rya Yesu bagira. Babaraho gusa, nta shyaka rya Yesu bagira. Buri ikintu nkundira abanyarwanda ba kera, iyo nsomye histoire y'u Rwanda, wabonaga abanyarwanda bafite ishyaka ry'igihugu n'umwami wabo. Ntimushobora kubyumva. Nimuzagira umwanya wo gusoma histoire y'u Rwanda, nibwo muzumva ukuntu abanyarwanda bakundaga igihugu. Iyo bagiraga igihe cyo gutanga, abo bitaga abatabazi,
nta mutabazi w'umuturage wabagaho. Muranyumva neza? Umutabazi yagombaga kuba umwe mu bana b'umwami. Aba prince, ibikomangoma nibyo byitangiraga igihugu, akajya mu kindi gihugu agiye gupfa for the country and the king. Akagenda agapfa igikomangoma. Naho twebwe muri kino gihe uko umuntu agenda azamuka aba umunyamugisha, urukundo rw'igihugu ruragabanuka. Hari abana naganirizagaho muri family ziryoshye zimeze neza, bambwira ati no twebwe ntabwo tuzakora hano, ko twabyaye ibigwari. Mwebwe baso bararushye baruhira igihugu, none mwebwe inzozi zanyu ni ukuzajya kumangamanga mu bihugu by'abandi mutagizemo uruhare. nta nabicayemo bamwe rwose wabaha ibipapuro mwagenda mukajya kumangamanga iyo ngiyo, mukajya mwirirwa muterura ibikarito mugira muti ariko mwagiye. Pawulo rero yakundaga umwami we, yakundaga Yesu, akavuga ati ibindi byose mbibona nk'igihombo, gifite ishyaka ry'umwami wanjye. Ndashaka kumenya Yesu, ndashaka kubona Yesu. Hari ahantu agera muri urwandiko rw'Abagalatiya, kuko niho atangirira mu gice cya mbere, umurongo wa 21 aravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, no gupfa byambera inyungu. Murabitekereza ngo jyewe niba kubaho mu mubiri aricyo kizantera gukomeza kwera imbuto z'umurimo wanjye, sinzi icyo nahitamo. Meze murungabangabo kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyuho naguma mu mubiri nibyo binkwiriye. Pawulo aravuga ati naguma mu mubiri nzanezerwa ko nzakomeza ngakorera Imana, kandi mpfuye nakwishima kurushaho. Benda kubabwira rero, iyo umuntu yatangiye gutekereza gutyo aba yarenze igaruriro. Hari abantu Satani areba akavuga ati bariya mubareke bagende, barenze igaruriro, kuko niyo wamwica azapfa anezerewe. Pawulo icyamuhaga imbaraga cya mbere ni ukumenya umwami we, akamugira intego y'ubuzima bwe. Nimureba mu nzandiko za Pawulo zose, reka mbaho urundi rugero rumwe cyangwa ebyiri. Mu Bagalatiya ibice 2 umurongo wa 20 aravuga ngo ubu ngubu ndiho ariko sijya uriho. Umva uko avuga, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Nyamara sijya uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Urumva umuntu ukubwira ati jyewe ubu ngubu ndiho ariko sijya uriho, ni Kristo uriho muri jye. Ibintu bya Pawulo byose byari Christ centered. Ubuzima bwe bwose akavuga ati niyo wanyica sinzamuvaho. Amen. Iyi rero ni isoko y'imbaraga ikomeye cyane, kandi umunsi tuzagira abakristo bameze batyo, bari focused, batumbiriye Yesu, bagendana na Yesu, muzabona abakristo bafite imbaraga. Nta wundi bintu dufite hano, ubu Kristo dufite buriya bwa wongo bugenda bwacanga bugenda busenga ku cyumweru kwa mbere bukarara mu marogi busambana, abandi bakarara mu bubari basinda, buriya nta sense. Ibyo Pawulo avuga ati by'ubundi abandi babona nk'inyungu, njye mbibona nk'igihombo, nabisize inyuma yanjye ngo ndonye Kristo. Hari ahantu yandikiye Abefeso, reka ariko ndangirizaho muri iyo ntego ya Pawulo yo kumenya Yesu. Mu Befeso igice cya mbere, iri sengesho ndarikunda cyane. Murongo wa 16 w'igice cya mbere cy'Abefeso aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya.
ngo ibaho umwuka w'ubwenge no ngo bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera. Aka ka 19 nkagakunda kurushaho, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Nkunda aya magambo. Pawulo ati ndabasengera ngo Imana ubahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo muyimenye, ngo muyimenye, murusheho kuyimenya. Amen. Icyo cyari icya mbere. Reka nihute nabwiye ko uyu munsi nshaka kubasigira umwanya munini kuruta ubusanzwe. Icya kabiri cyatumaga Pawulo agira imbaraga, gukorana n'umwuka wera, gukoreshwa n'umwuka wera. Muri iyi minsi muzumva mbigarukaho kenshi. Buriya naje kugenzura ndeba aho intege nke z'itorero ziherereye, usanga abakristo benshi ibintu by'umwuka wera pe, niba tuzafata umwanya tugasubiramo tugafata nk'umwaka wose tukigisha ku mwuka wera, abantu bakagera bakamenya uko bikora, byaranyobeye. Mwazangiriye inama tuzabigenze dute? Reka ndangize ndaza kuba hamukoreho komantere, kuko nureba muri Bibiliya Pawulo aravuga ati rero ugiye ubu ngubu nta kintu na kimwe nshaka kwirata uretse ibyo nakoreshejwe n'umwuka. Umva ukuntu abivuga mu Baroma igice cya 15. Ni imwe muri za passage nkunda cyane nayo. Muraza kumva ngenda ndavuga ni hari ibintu nkunda, kuko hari ahantu nagiye nigira, hari ishuri nigiyemo kandi mbona birakora. Igice cya 15 umurongo wa 18 mu Baroma aravuga ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, ngo abanyamahanga bumvira Imana. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye nsohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri iri ruko, kandi nashishikariraga kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Yesu ritari ryamenywa, ngo ntubaka ku rufatiro rwubatswe n'undi, ahubwo ngo bimere nk'uko byanditswe ngo abatabwiwe ibye bazabibona kandi abatabyumvise bazabimenya. Pawulo aravuga ati nta kindi gihe nshaka kwirata uretse ibyo nakoreshejwe n'umwuka wera. Muzabona ahantu Pawulo yandika, niba hari umuntu wanditse neza ku mwuka wera ubona koko yari yarabisobanukiwe. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto mu gice cya 2 avugamo igisingizo cy'umwuka wera rwose ukumva uranezerewe, akavuga ngo buriya ngo iby'amatwi atigeze yumva, iby'amaso atigeze abona, iby'umutima w'umuntu utigeze utekereza, Imana yabihishe abayikunda. Noneho agakomeza akatubwira ati rega buriya ninde ushobora kumenya ibyo undi atekereza, ati kereka umwuka we umurimo, atari ko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo kubw'umwuka wera uba muri twe. Rero ni ibanga rikomeye cyane rya Pawulo ryariri. Nta muntu wanditse ku mwuka wera. Yesu yamuvuzeho kenshi, ariko Pawulo yamwanditseho cyane ndetse kuruta uburyo Yesu yamuvuzeho, kuko Yesu yatanze gusa, yateye inyota yo kuzura umwuka, ariko Pawulo aduha ibisobanuro. Niwe wanditse ku mbuto z'umwuka, niwe wanditse ku mbaraga z'umwuka, niwe wateragaho Kristo umwete wo kugendana n'umwuka. Iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa, kuko aravuga ngo izi mbaraga mu mbonana zatumye mvana ubutumwa bwiza i Yerusalemu nkabugeza i Roma, ni ukubera imbaraga z'umwuka zakoranaga nanjye. Niyo mpamvu mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 19 ageze muri Efeso yahasanze abigishwa bamwe, arabitegereza. Bashobora kuba barabangirikani, ku buryo abangirikani tuzi kwigisha kwihana ibyaha pe. Ushaka abantu bigishijwe kwihana ibyaha uzajye kuroba muri Anglikani uzahabasanga cyane cyane, ariko abangirikani ba kera abo ngubu bo nyine nabo babaye nk'abandi. Ariko kera hari abangirikani bihannye ibyaha, bari bazi kubivuga bagatanga n'ubuhamya.
ariko Pawulo arabitegereza aravuga ati ariko mwigeze muhabwa umwuka wera mukimara kwizera? Bati se hari n'umwuka wera? Ati reka da, ati ntabyo twumvise. Ati mwebwe ati byagenze bite? Ati twebwe twabatijwe umubatizo wo kwihana ibyaha wa Yohana, hanyuma ntimwuzura umwuka. Ati turabasubiramo. Ngo yasubiyemo arabanza arabigisha, arangije arongera arababatiza. Amaze kubabatiza barambikaho ibiganza, wuzura umwuka. Ngo mu myaka 2 gusa ngo Aziya yose yari yumvise ubutumwa bwiza. Imbaraga z'umwuka nizo zituma itorero rigira imbaraga. Muzarebe ahantu hose Pawulo yigishaga, yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo kanyago, ngo atsi impano ikurimo yake, ngo yandi waheshwejwe n'ibiganza by'abakuru, ngo twakurambikagaho ibiganza tukagusengera. Icyo rero ni ikintu tugomba gutekerezaho cyane, tukakigira kuri Pawulo natwe tukakigenderamo. Ihame rya gatatu ryamuteraga imbaraga, ibi yabyandikiye Timoteyo nanone muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Aramubwira ngo Timoteyo, ngo kuva mu buto bwawe ngo wamenyaga ibyanditswe byera ngo bishobora kuguhesha agakiza. Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15. Aramubwira ngo reka mbibasomere nk'uko byanditse, ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niyo mpamvu mubona Pawulo n'iki gihe yendaga gupfa muri iki gice cya Timoteyo, hariya muri iki gice cya 4 ku murongo, reka mbere ku wa 9 nibwo mubyumva neza. Murongo wa 9 w'icyo gice aravuga ngo gira umwete wo kuza aho ndi vuba, Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none ajya i Tesaloniki. Kreskenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalmatiya. Luka niwe wenyine uri kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso. Nuza uzaza n'umwitero nasize i Tirowa kwa Karupo n'ibitabo, ariko cyane cyane uzaza n'ibyimbo. Yamaze kumubwira ati ubu bamaze kuncira urubanza, ntegereje umunsi wo kumanika nkapfa, atari kuzanzanira ibitabo, kuko ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Aracyasoma ijambo ry'Imana kandi ategereje umunsi wo gupfa. Abantu bamwe hano batubwiye batuzapfa ejo bundi, no gusenga ngira ngo yabyihorera akavuga ati Mana n'ubundi ntacyo nsengera, n'ubundi ndapfuye. Ariko Pawulo yaragisoma ijambo ry'Imana kandi abizi ko barangije kumucira urubanza. Yandikira Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere mu bice 4 aramubwira ati Timoteyo, niba ushaka kujya imbere ujye ugira umwete wo gusoma. Umurongo wa 13 w'icyo gice cya 4 cya Timoteyo wa mbere, kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikagaho ibiganza by'abakuru, ibyo ni ukuzura umwuka. Ibyo ujye ubizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya imbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Urumva ni inama agira Timoteyo, niyo yatugira uyu munsi. Arakuvuga ati ujye ugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana. Jewe nari narihaye objectif yo kujya nsoma Bibiliya rimwe mu mwaka, ariko ko nsigaye ni mu kiruhuko cy'izabukuru nakubye 3. Naravuze ngo ubu noneho mu mwaka nzajya nyisoma 3, nyirangize nongere nsubiremo, nyirangize nongere nsubiremo, ko ndashaka kongera umubare ngo nyimenye noneho birengejeho, nyituremo kabisa numve ndimo. Kuko Pawulo aravuga ngo wimenyereze ijambo ry'Imana
ujye ugira umwete wo gusoma n'uwo kwigisha. Ngo ibyo nubikora, kujya imbere kwawe kuzagaragarira abantu bose, ngo uzikizanya n'abakumva. Amen. Ariko urubyiruko nta n'umwe ushaka kunyigana ngo nibura wowe uzajya urangiza 2 basi oya 4, kubera ko mwebwe muri abajene. Ubuse ko niba nzarangiza 3 ndi umusaza, umuntu w'umujene yagombye kurangiza nka 4. Sibyo ra? Kujya imbere kwa kugaragarira abantu bose. Hanyuma icyo ni cyari cya 3 gutora mu ijambo ry'Imana. Hanyuma umuco wa 4 watumaga Paulo agira imbaraga, akandagakunda cyane kugira ubuzima bufite gahunda, ikintu cyitwa disciplined life, kugira ubuzima bufite gahunda. Hari ahantu Paulo, buriya ikintu Paulo aberaho mwiza, amabanga ye yose yashyize mu nzandiko. Araduhishurira akatubwira tugiye gwa mu ndeba, mfite uko ngenda. Ngira ngo na siporo yarayikoraga, kuko aravuga ngo igice cya 9 cy'Abakorinto ba mbere aravuga ngo nubwo ku murongo wa 19, nubwo kuri bose ndi umudendezo ninduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda. Ku batwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe. Haleluya. Nkunda Paulo ko nawe ati jewe mfite gahunda, ndiyajista, ndiyadabuta. Hanyuma ngo kandi ibyo byose mbikora kubw'ubutumwa, ngo fatanye n'abandi muri bwo. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa kabumwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese arushanwa yirinda muri byose. Niyo jambo nasha, umuntu wese urushanwa aba disciplined, yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka ariko si nkutaza aho ajya, nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa, ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Paulo ati ndi disciplina, nkikontorora, nkigenzura, kugira ngo ntazamara kubwiriza bikagaragara yuko bampaye carte rouge, disqualified. Discipline mu rugendo. Amen. Icya 5, kubaho ubuzima bufite intego. Buriya Paulo ibintu bye byose birasobanutse, tuzabibona no gutatwiga ku mbaraga za Paulo mu murimo w'Imana. Aravuga ati jewe ntabwo mpuzagurika, simeze nk'abatera waraza, nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, nzi ibyo nshaka. Haleluya. Noneho mwabonye hadi twigeze gusoma mu Bafilipi mu gice cya mbere, yavuze ngo ngiye ubwanjye kubaho ni Kristo. By the way, uwo murongo niwo wanyemeje gukizwa, kuko nasomye urwandiko rw'Abafilipi nsitara kuri uriya murongo. Paulo aravuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo. None ndicara ndibaza, ariko uyu mugabo ko avuga ko abaho ku bwa Kristo giye mbereyeho iki? Icyo gihe ubuzima bwanjye bwari muri ibintu disappointments byinshi, bese ibintu bingoye by'ubujagari. Intego zanjye z'ubuzima nari nayihaye zose bari bazikubise hasi, numva ndimo kubyina muzunga gusa ntazi yumva niyonge. So mu rwandiko rwa Paulo yandikiye Abafilipi aravuga ati kubwanjye kubaho ni Kristo, ndabona ko ubundi jewe mbereyeho iki? Mbereyeho iki? Nawe uzibaza icyo kibazo. Uyu mugabo yadefininze intego z'ubuzima bw'aragiye kubwanjye kubaho ni Kristo, no gupfa byambera inyungu. Ni nayo mpamvu nubona agiye kurangiza ubuzima bwe, ndi hafi kurangiza mwihangane, yandikiye Timoteyo, kuko ururira rwandiko yandikiye Timoteyo n'urwa nyuma, Timoteyo wa 2,
kuko harabivuga neza akavuga ati ubu ngubu rwose ngiye bimeze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizerwa etc etc. Tugiye kuhasoma. Aravuga ngo umurongo wa 6 Timoteyo wa 2 igice cya 4, kuko jyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Muzehe yarasezeye, ariko mvuga avuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara si jye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuboneka kwe bose. Haleluya. Ntabwo uzamenya ko wageze iyo ujya niba utaruzi iyo wajyaga. Pawulo aravuga ati jyewe rwose ndabizi neza, narinze ibyo kwizerwa, narwanye intambara nziza, ubu ndangije urugendo. Icyo nshigaje kujya gufata ikamba ryanjye. Ubuzima bufite intego, ubuzima budahuzagurika. Hanyuma icyanyuma, iyo ndirimbo murayizi, ibamo ahantu akanuza kamwe kavuga ngo nemera nemeri ntege nke zanjye, niwe wambabariye. Pawulo kimwe mu bintu cyatumaga agira imbaraga, kwemera intege nke ze. Murebe hari ahantu yandikiye Abaroma, aravuga ati umva rero ugiwe, I have a problem, I have a problem, afite ikibazo. Arabandikira arababwira ati ubwo mundeba ubu ngubu nanjye ndi umunyabibazo, nshaka gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Umva ukuntu yabyanditse, ko ndashoje. Abaroma, sabwo nanjye nanditse ntuza nyandika nabi, reka ndaje nyibarebere, ariko n'uwo nguwo nifuza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Oya, nabyanditse mu ikaye, nandikamo passage itariyo. Iyo umuntu yihuta akora ibikosa byinshi. Singaho ninde uzankiza igice naho byaburiye umurongo wa ndabizi ko ari mu Baroma hano muri icyo gice, ariko yes, natayemo ibintu bibiri. Kandi kigutangaje nuko muri Bible yanjye nibyo ndimo kuvuga, ntabwo ari cyo shaka. Icyo ndimo gushaka ntabwo ari icyo ngicyo. Ahantu Pawulo avuga ngo nifuza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere, ninde uzankiza uyu mubiri w'ibyaha? 20 karindwi. Ntiyumva. Yego ahubwo heka mpere kuri 21. Sinzi ibyo nacurikanze ndimo kubyandika. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Pawulo ahangaha wenda yabivugaga mu buryo buri general, ariko n'ahandi hose muzitegereza muzamubona kenshi agaruka kuri iriya kosa yari yarakoze ryo kwicisha Stefano no kurwanya itorero. Kavuga ati Imana ni igitangaza, jewe yarambabariye,
hariya mu gice cya gatanu aravuga ati wenda byashoboka ko umuntu yagirira yakunda umunyangeso nziza, wenda umuntu yatinyuka agakunda umukiranutsi, ariko Imana yerekanye urukundo idukunda ubwo yadukunze tukiri abanyabyaha. Kuko ubona ahantu henshi Pawulo agaruka kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo twebwe turi abanyantege nke, n'ibi ngibi tuvuga tubitwaye mu nzabya zimeze nk'ibumba. We are weak ariko we are strong in Christ, tukaba abanyembaraga muri Kristo. Iki rero niyo kintu burya uzaba umunyembaraga ni uwemera intege nke ze. Niyo mpamvu nababwiraga hari iyo ndirimbo tujya turirimba, hari igihe mba numva melody ariko ntuzambaze imibare y'indirimbo, amagambo mba nyibuka ariko ibamo ako kantu kavuga ngo nemeri intege nke zanjye wambabariye atuma ngiranuka. So ubwo turaza kwishaka nyuma ibintu bitandatu byahaga Pawulo imbaraga, mpereye inyuma ku byo turangirijeho: kwimenyaho ingeso n'intege nke, akarwana nazo, umubiri akawukoresha uburetwa nk'uko twabisomye hariya mu Bakorinto mu gice cya 9 ati mfata umubiri wanjye nkawukoresha uburetwa kuko muri wo habamo kamere ishaka kunsubiza mu byaha. Hanyuma ngo twabonye mu Bafilipi icya 5, ubwo ndimo ndagenda nsubira inyuma, kubaho ubuzima bufite intego kandi utajegajega ntuzivemo. Icya 4, kugira gahunda mu buzima kugira ngo we kubaho mu kajagari. Icya 3, gutura mu ijambo ry'Imana. Icya 2, gukorana no gukoreshwa n'Umwuka Wera. Icya 4, gutumbira Yesu ukabaho nk'uko abyifuza. Aya mahame 6 n'uyandika ukayatekerezaho ukayagenderaho ukayabamo, garanti duzagira imbaraga mu buzima bwawe. Ibyo twigira ku buzima bwa Pawulo. Waba afite ikibazo rero, afite komanteri, uyu ni umwanya wanyu mukabibaza tukabiganiraho, hanyuma tukaza kugana ku musozo tugasezeranaho. Abashakire microphone hanyuma tuganire. Habuze umuntu dusenge dutahe. Byari bisobanutse cyane cyangwa byari compliqué ku buryo mutabyumvise? Kera niko batubwiraga ngo nibigisha abanyeshuri ukabona ntacyo bavuze, ngo ubwo bizaba byari byoroshye cyane ku buryo nta kibazo basigaranye, cyangwa bizaba byari bibishye cyane ku buryo basinziriye urimo kuvuga. Yesu nashimwe. Amen. Jewe rero kubera ko navukiye muri abo bantu ba kera bakundaga umucyo, pasiteri yavuze ko urukore bw'iki gihe bwo nyine abantu bahari babanga kwiteranya, abantu babanga kuvuga ukuri, abantu babanga, mbese dufite ibyo tugundira, dufite ibyo tugendera mubi bituma tudashaka kumaramaza. Yewe impamvu mpagaze hano nkunda umucyo. Wenda ntabwo ndi umurokore cyane ariko ndagerageza. Impamvu ngerageza nuko umucyo nkunda ni ukwihana. Kwihana mvuga si uguhagarara hano imbere ku gatuti ngo bwire Kristo ejo nagize gutya ariko jewe ngendana n'uwo numva nahemukiye. Ndamutse mbimenye ko nahemutse, umuntu angiriye neza akambwira ati nyamara ejo warankandagiye, jewe mu buzima bwanjye namwihanaho. Impamvu mbivuze ndagira ngo mungire inama, ariko nigeze mbwira umuntu nti ariko tugendane uko Bibiliya ivuga. Iki kintu tuzakiganire uko tugendane n'uko Bibiliya ivuga.
ariko we abyumva nabi ko nibeshye gato, sinabivuga mu gikari, mbivuga mu bantu benshi, akeka ko bitari ngombwa ko abantu bamenya ko nkeneye umucyo kuri icyo kintu. Nabigenza gute? Nibirizana, ntabwo iyo ngiye gushaka kuvuga umucyo numva hariho utwo ngiye kubanza kureba mu bantu ngo mvuge ngo ngire oya, numva napika direkite nkavuga nti niba ari cyo naguhemukiye ndakihannye, cyangwa niba ari uko ntagenda bimbwire neza, ariko kugira ngo ntunge amahoro. Ariko narababaye, mbabara igihe kirekire, mpabwa n'ibihano bikomeye kuko icyo kintu nashatse kugishyira mu mucyo. Buriya hari isomo rikomeye cyane ryitwa umucyo. Na bariya iyo usomye ibitabo bya revival, igihe cyose umucyo wateje ibibazo. aba revivalist b'abarayiki bakijijwe bajyaga bagenda bagashyira mu mucyo abamisiyoneri b'abapasitori, bikavamo intambara. Rero nujya gushyira mu mucyo umuntu, ujye ubanza urebe ninde ngiye gushyira mu mucyo, kuko nibwira ko nka Pawulo kumushyira mu mucyo byari koroha nk'uko byoroshye gushyira Dawidi mu mucyo, ariko buriya nka Petero kumushyira mu mucyo byashoboraga kuvamo intambara, kuko abantu biyemera badakunda gushyira hanze intege nke zabo, iyo washyize mu mucyo murabipfa. Niyo mpamvu buriya muri revival bari bafite ijambo bakoreshaga ryitwaga kumeneka. Bababwira ngo erega Jani ntameneka. Hari abantu baba batameneka bakomeye nk'ibuye. Ubwo rero niba warabwiye umuntu utameneka, welcome. Ubwo utaha uzamenya bushyiramo umucyo nawe utawushyiramo, kuko ibyo icyakora ibyo uvuze nashaka kugushyigikiraho birababaza, kuko inshuro zingahe igihe hari abantu benshi nabonye iyo kesi, ukagenda ukamubwira ariko hari ibintu nashakaga ko dushyira mu mucyo, ariko ntukanzaneho amazimwe. Sawa, ngewe wimbwiye gutyo mpita nkufayiringa, nta nubwo binkomeretse umutima, kuko ndabizi ko izo kategori zombi zibaho. Hari abantu badashyirwa mu mucyo, hari n'abashyirwa mu mucyo. Ngewe rero mbikubwiye nkabona uri muri kategori y'abadashyirwa mu mucyo, ubwo mpita nkuterura fayire yawe nkayishyira muri ba mutameneka, nkavuga ngo uyu nguyu niyo namukosereza sinzamusaba imbabazi kuko ntahonga. Ubwo rero uzabyige uzakura. Anise tubwire. Mutumvishije mama Jane neza, hari abantu badashyirwa mu mucyo, ariko ukaba warespekse procedure Bibiliya ivuga yo gushyira umuntu mwene so mu mucyo. Yego, ngo mwene so nakora icyaha uzagende umusange cyane, nahakunanira ufata undi mugenzi wawe. Ariko mwene se akoze icyaha, ni pasiteri, mugiye muri serire, uti ya mafaranga wanze kunyishyura, ntago kubita urushyi, ubwo uzavuga ngo ni umunyamubiri. Rwose gushyirana mu mucyo ni byiza, ariko hari procedure Bibiliya yavuze. Kuba yarayivuze kuriya nuko yari izi ngo n'uwo muntu ushyize mu mucyo, rega turi abantu twese turarwana, nawe ararwana. Fata umuntu uhita uza aha ngaho uvuge ngo Anise ngo waranyambuye, ntiwigeze uza ngo mbaze ukuntu aho maze iminsi, ntiwigeze ugira gute, ushyize mu mucyo. Cyangwa wenda byaranananiye, wari kunjyana wenda kwa pasiteri akansengera, uraje ufashe uriya mwana w'umukobwa nawe mutoya hari, nawe ushyize mu mucyo by'intege nke zanjye. Ubwo se urumva ncitswe urushyi nkawe gukubita? Ariko Anise tarakoze, kuko ngira ngo iyo ni rectificative nziza koko dukwiye kwentegaramo, kuko ubisesenguye neza effectivement icyo gishobora kuba ikibazo. Ariko rero ngewe ibyo nakubwiraga, iyo procedure ngewe ndayizi, ariko hari umuntu usanga muri babiri ni nawe ukomeretsanya kuruta n'ibyo byo muri public.
umuntu musanze muri babiri akakwita injarwa ku bintu muziranyeho, ariko mujye mumvanaho ibintu by'amazimwe n'ubujarwa, aho biba ari ikibazo. Cyakora ibyo uvuze gushyira umuntu mu mucyo, hari akantu kamwe wari wavuze kuko nanjye ntitayeho, gushyira umuntu mu mucyo ku rubuga, burya uba ukoze kosa, kuko hari prinsipe ya Yesu uba wishe. Yesu yaratubwiye ngo mwene so nagukorera icyaha ujye umusanga muri mwenyine, ubanze umubwire, nakwemerera uzaba ugaruye mwene so, nakunanira nabwo ntuzabishyire ku rubuga, ushake abandi bantu babiri cyangwa batatu, bihamwe n'abantu babiri cyangwa batatu, nakunanira ubishyire ku rubuga, umushyire imbere y'itorero, kuko urumva izo ni etape enye umuntu aba yasimbutse akajya kuyanyuma. Reka twumve undi. Celestine inyuma aho ngaho. ngira ngo nashimira hari icyo mwatangiye muvugaho ku kijyanye n'umwuka wera kwigisha abakristo. Yego. Ariko mushoje muvuga mu ncamake kuri Pawulo, yari azi iby'amategeko ndetse n'iby'umubiri bishoboka byose yarabikoresheje, kuko niba yaracishaga abantu yakoraga iby'umubiri yarinejeje cyangwa se yakoze ibibi bijyanye n'iby'umubiri. Hanyuma Imana imubonamo ko ishyaka yari afite imuha umwuka wera. Iyo ugereranyije mu buzima busanzwe nk'abavugabutumwa cyangwa abanyamasengesho bakomeye, usanga ibintu banyuzemo byenda kumera nk'ibya Pawulo. Ngarutse rero ku cyo watangiye utubwira ngo ngira ngo abangirikani cyangwa n'abantu muri rusange b'abakristo, niba umwuka twabigishije ariwo, hariho n'abatawumva neza cyangwa batanawemera. Nkibwira ngo ni gute twahuza uyu muntu wanyuze mu by'umubiri akinezeza, yarangiza akaba azi n'iby'amategeko. Nshingiye kuri wowe, hari ubuhamya ujya uduha mu bijyanye n'uko witwaye nk'abandi bose ku by'umubiri, ariko iyo ukurikiye neza usanga wari umukatolika usa nkaho wakuriye mu by'amategeko nk'uko Pawulo yari ameze. Hanyuma nawe umwuka wera aragusanga, kukwigereranyaho cyangwa se gukizwa nk'aho ugeze hari abo byagora. Nibwira ko ngira ngo kutwigisha dukwiriye guhuza nk'umwana wavukiye wawe, nk'umwana wawe, kugira ngo azamere nkawe. Hari ibyo wamubujije, wamurindaga ntabe yisayisha, ariko iby'amategeko akaba abizi, ariko iby'umubiri ntiyisayishe. Nibwira ko kuzura umwuka wera kugira akore nk'ibyo wakora bishobora kugoranamo. Ahubwo nkibaza ngo ni gute abakristo dukeneye kubigisha tugendeye n'uburyo bakijijwe. Nasubize mvuga ngo ni gute twahuza aba bantu binejeje bakaba baranavukiye mu by'amategeko bayazi, ariko hakaba hari abandi bakiriye agakiza yenda kubera ko nageze mu rugo ndashaka umugore arananira, numva nakwakira Yesu nk'umukiza kugira ngo ndebe ko nagira amahoro. Uwo muntu yicaye hano mu rusengero, undi we yakoze bya byaha byose arinezeza, aravuga ati ndabirambiwe, cyangwa se Imana ikamwitoranyiriza ikanamutuma akaba n'umukozi w'Imana. Ni gute rero ngira ngo dukwiye kumenya inyigisho z'ukuntu twakwigisha abakristo bacu kugira ngo bamenye hari uwakiriye umwuka wera Imana iwumuhaye imukura muri bya bindi. Ariko ngewe nza kwiga ku cyumweru, nkumva amasomo nkayagenda nkanayakurikiza, nkaba umunyedini, nta n'icyo ntwaye, no mu rugo iwanjye ugasanga nditwara neza. Ariko umwuka wera ushobora kunkoresha ibirenze ibyo wakoze, nkaba ndira imiti. Rero dukeneye kumenya ngo ni gute inyigisho tuzijyanishanya ku bakristo dufite. Yewe nibwira yuko ntabwo umuntu akeneye kuba mu byaha ngo asayishe kugira ngo azavemo umukristo ufite imbaraga. Aya mahame turimo kwiga yo gutumbira Yesu, ushobora gutangira uri umwana utarigeze unywa n'inzoga, ntiwigere unywa n'itabi, hari n'abantu bameze gutyo nzi rwose b'abakozi b'Imana kandi bakomeye, batigeze baca muri uwo muhanda w'ibyaha, ariko kugira ngo azabe umunyembaraga
nk'izi za Pawulo, izi principe agomba kuzintegra mu buzima bwe. Ni ibintu uzasanga bose urebye muri Bibiliya, abantu bose Imana yakoresheje. Nufata ba Mose, nufata ba Daniyeli, nufata ba, uzasanga bose izi principe bazihuriraho. Oya, nibaguhe mikrofone kugira ngo twumve ibyo urimo kuvuga, uravugira mu matamatama. Oya, iyo nzira wavugaga ko nabonye Imana ahubwo ugiye kureba ari Mose, ari ba Abrahamu, ari ba Dawidi, ari ba Sawuli, ko bose babaga ari abantu b'abanyabyaha cyane. Imana ubanza bishaka abantu bari active cyane, ko nta muntu wanyuze nko muri iyo nzira nyine imeze gutyo y'umuntu. Oya, ariko Mose uretse ko yishe umunyegiputa, nta bindi bintu tubona yasayishijemo. Mose yigendera agashaka, ariko nawe urumva yari umunya-Israeli, yajya ashaka undi mugore w'ahandi hantu. unohereza umugore uko yari yarahungiyeyo, urumva yagombaga kwifata. ubu ngubu warahungiye South Sudan, wiyimagine yuko we yanahunze ari umusore afite imyaka 40, ahungira kure ya Egiputa mu Bamidiyani, hanyuma bamwihera umukobwa ararongora kuko yumvaga atazanasubirayo. N'Imana imubwiye ngo asubirayo, bwatereza Imana, wibagiwe ko muri Egiputa ribu yaho ndi kuri liste waranshakisha, kuri liste yabo bashakisha, kandi n'icyaha kidasaza. Muri icyaha cyo kwica umuntu n'igisaza, nakoze icyaha kidasaza, barimo baranshakisha. Imana yamubwira ati subirayo, ibindi bimari. Rero buriya Mose hari n'abandi. Reka twumve ikindi kibazo. Murakoze. Kuri jewe ntabwo ari ikibazo, ni supplement ku nyigisho twahawe uyu munsi. Nkuko mpora mbivuga, Pawulo ni umuntu n'icyitegererezo kuri jewe mu rugendo rwo kumenya Imana. Icyo nabwira abakristo bagenzi banjye nuko buriya yo wakiriye Kristo by'ukuri, kuko hari abakristo kenshi twakira kunezeza pastor cyangwa kubera condition runaka, ukisanga uvuze ngo ariko ubundi mu by'ukuri iyo wamenetse ukakira Yesu, umera nka Pawulo, uramaramaza mu buryo bwo gukora. Ndetse ndabivuga kubera ko iyo urebye Pawulo atukuriya mu mutambyi, iyo urebye Pawulo avuga ati ngambira gukora ibyiza ibibi bikananga imbere, ni ukuvuga ngo kenshi yahoraga agwa mu byaha. Ariko umukristo nyakuri, kuko twese twambaye umubiri, nukora icyaha ukagaruka imbere y'Imana ukihana, nk'uko Dawudi yabigenzaga, nk'uko Pawulo yihanaga ati mumbabarire ntabwo nari nzi mutambyi. Kuri jewe ndabivuga, hari abantu bashobora kukureba ugenda bakavuga batuye ni umuhatari. Twese turi abanyabyaha, ni ubuntu bw'Imana budushoboza. Icy'ingenzi nk'umukristo ni uko utera intambwe, umwuka wera ukagukonvikitinga, ukihana mu buryo bwo gukomeza kugenda mu rugendo. Naho ubundi usibye Yesu ngira ngo niwe wanesheje muri byose, nyakwa kanoni. Naho twebwe icyo ni cy'Imana yisigarije kugira ngo dukomeze kwitwa abantu, kandi dukomeze nyine gukomeza kuba imbere y'Imana twihana. Ikindi cya kabiri, iyo urebye urugendo rwa Pawulo, cyane cyane abantu bakomeje kuba gutsinda mu rugendo rw'agakiza, nuko bari committed, bakiriye Yesu, baba committed gukomeza kugendera imbere y'uko babishoboye. Nuzi Imana ibaha umwuka wera kubashoboza, nago bajajanganyaga. Aniseti ni ukunda kubivuga ngo ni ukujajanganya. Urashaka gushimisha uyu, urashaka gushimisha uyu, ariko ubundi iyo uri umukristo ugenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Kandi ikiza cy'Imana ngira ngo ranabivuga no mu migani ngo y'imigenzereze y'umwana w'umuntu inezeza Imana, ngo ituma n'abanzi baba inshuti. Ntabwo ukwiye gushaka kunezeza akazi ubwenge kugira ngo umuhita yisinge agukunde, ahubwo uharanira kuvuga ngo reka nezeze Imana, ibisigaye izabikora. Iyo ukiranuka rero wamaye umukristo nka Pawulo, uzanyura mu rugendo uhure n'ibisanganye, ariko Imana ikwambika imbaraga zo gukomeza. Nge ku bwanjye nk'umukristo, turi mu rugendo rwo gukizwa, ariko dushobozwa byose na Kristo ukomeza kutwambika imbaraga. So nabwira abakristo bagenzi banjye ngo nitwihebe, ahubwo umuntu wakiriye Yesu koko by'ukuri. Njya mu kazi nkora, mfite abakozi nkoresha, mfite amabodi nyobora nkangahe, buri munsi mba natukanye, mba navuze nabi.
umushoferi bati ibi n'ibi. Ni urugero ko nkora transport company, mvuga nabi kuri telefoni, mvuga nabi, niyo tubonye utamunze nagukubita, ndi umuntu. Ariko ikintu kinshimisha kanone nuko nyuma y'iminota mikeya wumva umwuka wera kubwira ngo ariko ngo oya ibukoze sibyo, mwumva ndatsinzwe, mwumva mu mutima binsabwe kwihana kugira ngo nkomeze kugenda urugendo. Ubwo rero bene data, nimwumva Paulo mukagira ngo na Paulo nawe ni umuntu nkatwe, Kanoni ni umuntu nkatwe, njya mubwira Kanoni ni ujye ushima Imana igushoboza gukomeza kuba imbere y'Imana. Rero natwe dukomeje gukizwa nyakuri, Imana yaduteza intambwe gukomeza kugenda. Murakoze. Amen. Katwumve muharare inyuma. Wari ugiye kuvuga ikintu? Yego. Nari ngiye kuvuga ko mu byo twize harimo kwemera intege nke. Yego. Camani kazi ubwenge rero icyo avuze, niba wemera intege nke zawe ni imbaraga buriya nazo. Iyo wemera intege nke zawe aho ngaho ukaza kumenya uko usaba Imana imbabazi, uri umuntu kimwe na Paulo n'undi wese. Ntabwo rero iyo wemera intege nke zawe ni kumenya ukuza gusaba imbabazi, ahubwo muri izo ntege nke nizo zitujyana nyine mu byaha. Niho kamere tuneshereza, niho isi tuneshereza, niho Satani adusanga mu ntege nke. Mu ntege nke rero dukora ibyaha, ariko ko nsoma na Paulo yabivuze, ntabwo ari ibyo byaha biza amategeko, ntabwo kubahiriza amategeko uko tuyabona Yesu yaje kuyasohoza, ntabwo kutayubahiriza yose ntabwo ari byo bizatuma tutajya mu ijuru, kuko icyo tugamije ni ubugingo buhoraho. Kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo, Paulo yavuze ngo si uko natwarwa n'amategeko, ngo ariko atwarwa n'amategeko ya Kristo n'ay'urukundo, niyo mategeko yavugaga. Noneho rero igihe cyo nashaka kuvuga, kuko turi abanyabyaha, ibyaha turabikora, niyo kamere yacu, ariko tugerageza kumvira Mwuka Wera ntituyagenderemo. Ariko igikomeye cyane ni iki ngiki, uwo murimo Yesu yaduhaye ni uwo kumwizera. Nidushobora kumwizera tugakora ariya mategeko ye yaduhaye y'urukundo, nta kizatubuza bwa bugingo buhoraho. Kuko umurimo dufite Imana yaduhaye n'imirimo yadutunganije kera, yateguye kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyo twigeze twiga Befeso, nidushobora kugendera imbere y'Imana muri izo ntege nke zacu, dukora ibyaha tukihana, kuko iyo twihana turi muri Kristo, ntabwo Imana ibona Gakwaya, ntibona Reverend Antoine, ntibona Aniseti cyangwa Kazi ubwenge. Imana ibona Kristo, amaraso Kristo yavuye, kuko turi muri Kristo, ntabwo twebwe tubona, ibona Kristo umwana we watwitangiye. Twebwe rero turi muri Kristo, rero amaraso ye aradutwikira. Icyo Yesu adushakaho ni ukumwizera, niwo murimo yaduhaye. Yego, reka igihe mahereza muharariyeri mbanze nkore komantiri ku byo mumaze kuvuga. Buriya umwe mu mitego abakristo bashobora kugwamo utuma badakura ni uwo kwiyakira mu ntege nke, cyane cyane kuko baba bazi yuko ubuntu bw'Imana n'amaraso ya Yesu bidutwikira. Ntabwo tugomba, kuko hari ahantu Paulo yavuze ngo ntabwo turagera aho tuvusha amaraso turwanya kamere tugomba kuyirwanya. Reka nkoresha urugero rubafashe kubyumva. Amaraso ya Yesu akora nka insurance na assurance. Iyo uguze imodoka bagutegeka kuyifatira assurance, iyo ugize ibyago ugakora accident, ukagonga umuntu cyangwa ukagonga iyindi modoka cyangwa inzu y'umuntu, assurance yawe irishyura kuko nta accident wagize. Ariko uramutse wibeshye ukabivuga mu magambo, turiya mugabo nzamugonga, kandi koko ukagira ibyago ukanamugonga ari accident
hari ibintu tugomba kumenya. Amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, ariko Imana ikatubwira ngo ariko ntimubizabigira akamenyero, agukavaringa accidents dushobora gukora byaducitse, nk'ibyo kazi ubwenge yavugaga byo kuvuga nabi. Niba hari icyaha, ahubwo nari nibagiye kubivuga igihe navugaga Paulo, niba hari ingeso Paulo yagiraga, yari afite ikintu cyitwa kutihangana pe. Kutihangana, yatutse umutambyi mukuru kubera kutihangana. Bagiye kujya kuvuga ubutumwa mu ituru ya kabiri, umutoza we bari nabo aramubwira ati ndazana Yohani Mariko tujyana, ati ndakicwa. Ati uriya munyabwoba ubushize yaradutereranye, aravuga ngo akumbuye nyina natahe, ntabwo nshobora kugendana na bene bariya bantu. Abari nabo aramubwira ati ariko Paulo, jya wihanganira abandi, nawe Imana yarakwihanganiye. Ati sawa, fata Sira muco ukwanyu, nanjye Yohani Mariko ndamutwaye turaca ukwacu. Ariko ubibona neza yuko hariya muri yandikira Timoteyo aramubwira ati nuza uzambwire na Yohani Mariko muzazane, kuko angirira umumaro mu gukora umurimo w'Imana. Kubera iki? Paulo, umva, uzasoma urwandiko rw'Abagalatiya, Petero yaje kubasura, ahageze yitwara nk'umuyuda, atangira ubundi yasangiraga n'Abagiriki, yasanze Paulo asangira n'Abagiriki, nawe ajyamo barasangira. Hanyuma Yakobo wayoboraga itorero ry'i Yerusalemu aza kohereza intumwa ziza kubareba. Petero abonye intumwa zivuye i Yerusalemu ati ngomba kwitwara nk'umuyuda, atangira kubiyufura. Paulo aramubwira ati tubyumvikaneho, sinjya nkorana n'abantu bimbwa nkawe. Wowe izi ntumwa zitaraza wasangiraga n'Abagiriki, none zije utangiye ati ibyo rero ntabwo nyangendana nabyo. Kandi ubwo arabwira umukuriye wamubanjirije. Nuko Paulo ahantu henshi uramubona nyine yatombotse. Ariko reka nongereho akantu kamwe, abantu benshi Imana yakoresheje baba muri iyo kategori. Umuntu umwe yanditse igitabo cyitwa Temperament dirigé par l'esprit. Buriya twese tugira za temperament. Abantu benshi rero Imana ikoresha baba muri iyo kategori y'abantu bari, ubundi zibamo utuntu dutatu: emotifu, actifu, primaire, secondaire. Donc abantu benshi Imana ikoresha baba bari primaire, actif, non emotif, colérique. Mose niko yari ameze. Yabonye umunyegiputa arimo kugira amuterura, amufata ijosi araniga, taba mu mucanga. Aragenda, Imana iramubwira ati genda ubwire urutara rukubita, bimubuza kujya mu gihugu cy'amasezerano. Niko Mose yari ameze, niko Paulo yari ameze. Abantu benshi Imana ikoresha barwana n'iyo kamere kuko baba bari actif. Ni nko gutwara imodoka ifite turbo mu mihanda yo mu Rwanda, uba wumva ikubwira atari rwose kutarimo kugenda. Jewe uriya gutwara mu muhanda kenshi birangora, kuko usanga icyapa cya 60, imodoka irimo kukubwira ngo ariko wagiye nibura nko muri 80, ko ariko ndimo kugenda. Ukagenda urwana n'imodoka, ukandagira amaferi, ngira ngo za ntuza zacu za feri nizo zisaza mbere mu modoka, ko tugenda turwana nabyo. Buriya rero n'umuntu umeze gutyo niko aba ameze. Imana igenda ikandagira amaferi, wajya kugira igakandagira amaferi, gahora ikandagira amaferi, umwuka ahora arwana nawe akandagira amaferi, kuko uba wumva wagenda, kumva wahangana, kumva wavuga. Actif, non emotif, primaire bavugiraho. Ariko Paulo yari typique. Iyo temperament bayita colérique, so kuvuga ngo nabanyamujinya, abantu bari actif, non emotif, ibintu byo kumushyira mu marangamutima ntibikora. Primaire avugiraho. Mwarari tubwire. Ariko tugomba guhora iteka ryose twibuka yuko turi mu rugendo rwa transformation. Tugomba kwemera guhinduka. Ntuzabwire Imana ngo urabizi rero Imana jewe ngo muri za temperament ngo gende umukorerike ngo ndi actif, non emotif, ndi primaire, ngo uzamfata gutyo. Imana ikakubwira toya, temperament transformé par l'esprit. Niko icyo gitabo cyitwa. So umwuka araza agafata iyo temperament akayikuba, akayivanaho amahwa, akakugira umuntu Imana ikoresha. Uzi ukuntu Paulo buriya iyo urebye ubuzima bwe vers la fin, agana ku ndunduro, yari pe yaraciye. Yandikiye Timoteyo aramubwira ati Timoteyo, njya nkukumbura
nkakumbura n'amarira yawe nka se Pawulo yabaye noneho yabaye nk'abakobwa. Ariko burya yagiye yoroha nyine uko ugenda ukorana n'umwuka woroha tukajya wandika inzandiko sentimentali ubundi wari none motifu. Yego Maharari tugane ku musozo. Icyanjye ntabwo ari ikibazo ahubwo ni komateri ku kibazo kigeze kubazwa bavugaga ngo abantu babanza bagasayisha mu byaha hanyuma bakazabona gukizwa Imana ikabakoresha cyane. Nshaka kuvuga izindi ngero nyinshi z'abantu Imana yakoresheje kandi bagakora ibintu bikomeye batasayishije. Yosefu inkuru yirazwe cyane, Samweli, Danieli, abo ni abantu batangiye ari bato tubabona ubuzima bwabo bwose batasayishije kandi Imana irabakoresha ibintu bikomeye cyane. Rero ntago ari principe yuko ugomba kubanza gusayisha kugira ngo Imana igukoreshe. Tubona Imana ikoresha abantu ubwoko